yubakisha izahabu. Mu minsi Imana idutije hano ku isi, waba uri umuzamu, waba uri mu murima, waba uri mu myanya y'icyubahiro, reka unoze bagushaka impamvu bazikubureho. Haleluya. Hari umuntu ufite yanjye igihe kimwe mu myaka itambutse yari afite ubukwe yashakaga gutaha cyane, aravuga ngo azabeshya ku kazi kurwaye. Nyumvise yamenya ko ariwe mvuga. Noneho rero iminsi yenda kugera aravunika, yakuvunika bamushyiraho isima. Aravuga ati mvura agomba kubeshya ko rwaye, ako none rwaye byakurwaye. Ntabwo abarokore, abantu bubakisha izahabu barinda kubeshya, iyo bakwimye uruhushya bararukwima ukagakora unezerewe. Hari umuntu umbwiye? Haleluya. Kandi Bibiliya tubwira turaza kuhagera ngo ibyo dukora byose tubikore nk'abakorera databuja mukuru. Nta murokore wonsa isuka ari mu murima ngo yonsa isuka nabona umuhembaje ahita hingana kuraje. No, ibyo ntabwo ari iby'abarokore. Dukora byose nk'abakorera databuja mukuru. Niba kugera ku kazi ari saa moya ni saa moya. Ntabwo dukora raporo yo gutekinika, ntabwo duteranya ibintu bitari byo, tubiraraho tukabiteranya kugeza igihe bizahurira. Ntabwo dukora nk'abakorera abantu, dukora nk'abakorera databuja mukuru. Nta murokore ukopera ari umunyeshuri. Marerezo manjye mbona n'abapasiteri bakopera, ariko mpita muca amazi we ntibijya binkundira kubyihanganira. Ni ukuri nimba ndi bwihane, ariko ntibijya bimpamwe, sinjya mbyumva. Umupasiteri ukopera bizinga mu ishuri ry'abapasiteri, ayo bazagira ngo narabavuze, ariko se nta kundi. Hari umupasiteri njya kubitaho ijisho, murabizi baduha note nyine za soft tuba tuzifite muri telefone. Ni ukuri aba yayishyizeho. Yesu Kristo nkaba namutumira du Imana irareba. Oh haleluya. Nagerageje kumubwira ariko yanze kumva. None uko ari misi nazinduka nkajya nicara imbere nkajya ngira ngo yarabiretse. Ikizamini cyaherutse ndakererwa nicara. Yesu Kristo. Pasiteri ukopera arimo yiga teoloji, arimo yiga ibintu azajya kubwiriza abantu. Umukristo ukopera rega sitwe twenyine. None se we nturi umukristo? Mwavuze tuka pasiteri mwebwe ntabwo muri abakristo. Umukristo akopera ate? Umukristo arya ruswa ate? Haleluya. Uziko rero abantu b'inyangamugayo baturusha ubunyangamugayo atari n'abakristo. Umusore witwa Yosefu yubakisha izahabu, bamuburaho impamvu. Muri gereza aranoza, bamugira ushinzwe abandi banyururu. Haleluya. Iyi Mana rero idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Haleluya. Ibyo dukora kubw'urukundo dukunda izina ryayo, igihe kigeze iramutabara. Yesu ashimwe cyane. Umwami agira inzozi habura abazisobanura. Yaravuze ati muzanyibuke babandi yasobanura inzozi bagezeyo baramwibagirwa. Umwami aravuga ko abagaragu b'umwami abandi baserevaga umwami wandi wari wararokotse. Aravuga ati hari umuntu w'umuheburayo twari dufunganye wasobanuraga inzozi. Baramuhamagara umusore urimo wubakisha izahabu. Haleluya. Umimizamurire y'Imana harimo kwizerwa muri bikeya, Imana ikatwongera byinshi. Ntabwo Imana yibeshya ngo ihere hejuru. Yarakiranutse ari umugaragu kwa Potifari, arakiranuka umugore amushaka kumwiyenzaho, arakiranuka ari muri gereza, kandi yakaba yavuga ngo Imana yarantaye. Ariko igihe kigeze Imana iramwibuka iramuzamura. Nuvuga ngo ntabwo agiye kubaka izahabu ariko ageze mu myanya yo hejuru. Yatangiye ari mutoya yubakisha izahabu. Mwibuke ko kubakisha izahabu ni ukunoza, ni ukubibamo nk'uhagarariye ubwami bw'Imana, ni ukudatinya amaso y'abantu. Haleluya. Amaze gusobanura umwami ibyo yarose, amaze kubimubwira byose, amubwiye ingamba zo kuzarwanya inzara n'ibindi. Umwami aravuga ngo twabona hehe umuntu umeze nk'uyu? Kaduhese icyubahiro. Haleluya. Twabona hehe umuntu umeze nk'uyu? Jya ukora ahantu usige ikintu kimeze nk'ideni mu mitima y'abantu. Bajya bavuga ngo twabona hehe umushoferi umeze nk'uyu, twabona hehe umudeje umeze nk'uyu, twabona hehe umukozi wo mu rugo umeze nk'uyu. Ntabwo ari shobuja wiba iyo wibye isukari n'ibiki. Iyo unyereje imibyizi burya ni wowe tuba turimo twiba ejo hacu hazaza, tuba twiba future yacu. Muranyuma basize Imana. Birababaje kuba ibintu bivugwa mu rusengero byakaba bivugwa hanze y'urusengero, ariko nuko
wa mukobwa w'umugurano watumye wa mujenerali w'umusiriya ariya yitwa nde Namani watumye Namani akira yegereye nyirabuja yari afite komana we yari afite n'ikinyabupfura haleluya yari afite n'imyitwarire ubundi kuko yari afite igisubizo yagombaga gusimbuka akajya kwivuganira na bosi mukuru ariko yari afite imyitwarire n'indero n'uburyo bwo kuvuga yegeranye nyirabuja ushobora kuba yaramesaga imyenda agasanga harimo nyine ibibembe byasizemo ibimenyetso yegeranye nyirabuja avuga ati nyamara iwacu muri Isiraheli kuri dufite Imana n'ukuri hari umukozi w'Imana ushobora gusengera databuja agakira muzi yaza kuba ari umunyamanyanga bari kuvuga ati umuntu wibase umuntu wese ubwo yaturangira umuti ariko imyitwarire ye byatumye ibyo avuga byemerwa ntabwo rero ikibazo cy'imyanya naho turi hejuru cyangwa hasi haleluya ni ikibazo cyo kubakisha izahabu naba mpinga naba mparura naba ndayizamu naba ndi muri ofisi zo hejuru naba ndi umubyeyi mu rugo naba ndi umugabo mu rugo ni ikibazo cyo kubaka kuri urwo rufatiro rw'icyubahiro rwitwa Kristo ni ikibazo cyo kubakishaho izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi reka ibyatsi n'ibikenyeri bihunge mu buzima bwacu haleluya haleluya icyamukanyumva intumwa za Yesu mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 13 ndasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera haravuga ngo bari babazi nk'abaswa batigishijwe ngo ariko babonye ubushizi bw'amanga bwabo ngo bibuka ko babanaga na Yesu ariko umva Bibiliya yera ukuntu ivuga nako Bibiliya ijambo ry'Imana haleluya iravuga ngo nibyakozwe n'umwaka 13 Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo abanyarukiko babonye ukuntu Petero na Yohani bavuga bashize amanga kandi baruzi ko ari abanyamusozi batize barumirwa maze bibuka ko bahoranye na Yesu nyirimpuhwe haleluya haleluya babonye ubushizi bw'amanga bwabo ariko bakwibuka ko ari abanyamusozi muri Kristo Yesu ubunyamusozi budushiramo nimureka twigira imbere mu mwana haleluya nta mwigisha mwiza uruta Kristo aba bantu ko ari abanyamisozi ariko kuki bavuga ibintu bitomoye kuki bafite ubushizi bw'amanga kuki bahagaze neza kuki babikora neza ni abanyamusozi barabumva ni abanyacyaro ni abantu batize kuko Bibiliya y'Icyongereza ikoresha unschooled abantu batagiye mu ishuri haleluya ariko bibuka ko babanye n'umwigisha uruta abandi nta rwitwazo dufite ushobora kuba utaragize amahirwe yo kwiga ntugire amahirwe yo kuvukira ahantu bagutoza ariko uri ku birenge by'umwarimu uruta abandi haleluya yakosora imyitwarire yacu tukubakisha izahabu tukiyubaha tukagira ubuzima bugendanye n'ubutumwa dutwaye bushobora gukiza abantu haleluya haleluya Bibiliya iravuga ngo bibuka ko bari unschooled and ordinary men abantu basanzwe turi abantu basanzwe ariko kubera uwo twitirirwa twiyemeza gukora ibidasanzwe twiyemeza kwidistinga uzi ko n'uburyo uvuga n'uburyo witwara haleluya butwara ubutumwa hano ni mu rusengero nyine turasakuza ariko si umutekereza ko bamaye nk'umugisha bangire neza bakampamagara nko kujya kwigisha nk'ahantu mu nama ya leta mwibaza ko nakwigisha ba papa tete n'abandi bakorana mwibaza ko nakwigisha n'uru rusaku nahita mvuga imvugo yawe ibintu biri ku murongo ibintu biri strictire ibintu bifite powerpoint imvugo yacu n'imyitwarire yacu bitwara ubutumwa cyangwa bikabwica amen hari umuntu muganiraho gatoya ugahita uvuga uti uyu muntu ndamutse mbonye ahantu hari akazi nahita nkamurangira kubera imyitwarire ye hari undi muntu muvuganaho iminota 5 ukavuga uti nubwo kaba gahari sinakamurangira nta kinyabupfura araguhamagara kugusuhuza saa 11 za mu gitondo saa 11 za mu gitondo baranga inkuru mbi umuntu wapfuye umuntu urwaye cyane ibintu byangombwa uracyankunda ikindi uri kumwe na shobuja ugabanya amagambo uvuga kubajije ukavuga ibintu byangombwa haleluya ariko ntabwo ujyana urusaku ngo umurushe amagambo kuko imyitwarire yacu idukingurira imiryango cyangwa ikadukingira imiryango uko ni ukuri ndabarahiye
kandi barahehanya urukundo. Haleluya. Ndimo ndabinginga, twahawe ubutumwa bw'igiciro, mureke tubwamverope, kuko amverope ni njyewe nawe, igipfunyika ubwo butumwa burimo ni njyewe nawe. Reka rero tubupfunyikishe igipfunyika cy'izahabu kitari ibyatsi n'ibikenyeri. Haleluya. Kitari ibyatsi n'ibikenyeri, kuko umwami duhetse, umwami wicaye ku bitugu byacu, umwami tuvuga, muri we harimo ubutumwa bukiza amahanga. Afite imbaraga zituma abantu bahindurirwa aho bazaba mu bihe by'iteka, kandi ntakiri mu isi ngo agende, yasize wowe nanjye. Haleluya. Imana yasitugire neza. Urimo urubakisha iki? Reka duhindure uyu munsi, tuve mu bintu by'ibikenyeri, tuve mu bintu by'ibyatsi, unoze buri hantu hose wagize umugisha wo guhagarara. Kunoza kwacu kurakura kuko ntitumenye ibintu byose icyarimwe, ariko reka ibyo nshoboye reka mbikore nogeje. Ejo Imana nimpa umugisha ikanyongera ibindi, reka nabyo mbikore nogeje. Siko bimeze ku rugero ngezeho, kuko Imana ntiza, Pawulo yavuze ngo kubw'ubuntu yahawe, Imana ntizakubaza ibintu bitari mu buntu wahawe, izakubaza mu biri mu buntu wahawe. Uzi ko nshobora kurya amafaranga y'umuntu, nkorera nk'umuntu, nkajya nyereza amafaranga ntanabimenye. Haleluya. Ntanabimenye ko nayanyereje, ariko hari ikintu buri imitima y'abantu iravugana. Haleluya. Umuntu atangira kumva harimo ikintu kitakikwizera ukuntu. Imitima ivugana si iy'abakristo gusa, n'imitima y'abapagani irumvana. Imana yaremye umuntu ari ikiremwa gitangaje, umuntu agatangira kwibaza impamvu agufitiye urwikekwe k'ukuntu. Mureke dukore byose nk'abakorera databuja mukuru. Haleluya. Reka dusome icyo cyanditswe kiri mu Bakolosayi ibice 3:23 kugeza kuri 24, hanyuma nsoze ku buntu bw'Imana. Haleluya. Hari umuntu ushaka kunoza ibyo arimo, hari umuntu ushaka kwiyubaha ku bw'Imana yitirirwa, bitari kwiyubaha by'ibintu by'uburyarya, ahubwo hari umuntu ushaka ko Yesu amukoramo umurimo kugira ngo ubutumwa bwiza twitirirwa bugende bumeze neza, kugira ngo abantu bahinduke, kuko turi amatabaza yaka muri iki gihe kibi kirimo abantu babi n'abahemu. Turi mu gihe hadakenewe amagambo, hakenewe ubuzima bwahinduwe n'Imana, umuntu yabubona akifuza kubwiga. Abakolosayi 3:23 kugeza kuri 24. Abakolosayi 3, ariko turaranye Abakolosayi dore ku murongo 23. Ngibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage, kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Haleluya. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, habe kuvuga, habe kugenda, habe gukora akazi, habe mu rugo rwawe ibyo wakora, habe kubana n'abandi. Ibyo ukora byose ubikora ubikuye ku mutima, nkukorera shobuja mukuru, tudakorera abantu, tuzi yuko tuzagororerwa nawe duhawe wa murage, kuko dukorera databuja mukuru Kristo. Twebwe abari muri Kristo Yesu dushobora kugira ba databuja bo mu mubiri, ariko ibyo dukora byose, uko twitwara, uko tubayeho, imvugo yacu n'imigendere yacu, dukwiriye kubikora nk'abakorera databuja mukuru. Haleluya. Ibyo bintu nibyandikwa mu mutima wawe, ni ukuri ukabyitaho, umwuka wera azaguha imbaraga zo kubishobora. Amen. Haleluya. Ubakisha izahabu, hinduka igikoresho cy'umumaro, igikoresho nkenerwa, igikoresho umuntu yifuza akavuga ati uyu mwanya n'aha hantu turabona rwose tutabonye uriya muntu twaba duhombye. Cyangwa ukabunyumva ukemera kwidisitenga, kwitandukanya. Nanone Pawulo yabwiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2, ndibaza ko hano hantu benshi muhazi, mu gice cya 2 kuva ku murongo wa 20, Timoteyo 2:20-21, ngo mu nzu y'inyumba cyatse navuga ngo mu bwami bw'Imana
mu bantu b'Imana, mu bitwa abakristo, mu bitwa bizera, ntabwo habamo abantu bakoresha izahabu n'ifeza gusa. Habamo n'abakoresha ibiti n'ibumba. Reka gisoma uko cyanditswe. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Haleluya. Harimo kwiyeza, harimo kwitandukanya kugira ngo uhinduke igikoresho cy'izahabu cyo gukoresha iby'icyubahiro. Mu gifaransa bakoresha vase d'honneur. Haleluya. A vessel of honor. Hari umuntu ushaka kuba igikoresho cy'icyubahiro ku rwego urwo ari rwo rwose. Ukaba umupapa w'icyubahiro, ukaba umugore w'icyubahiro, ukaba umusore n'inkumi w'igikoresho cy'icyubahiro, ukaba umukozi igihe urimo gukora iby'icyubahiro, udacungacunga hirya no hino. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge turi ry'Imana. Wibuke ko wahawe inshingano iruta izindi. Ufite mandate, ufite mission ku isi, ni wowe Imana ikoresha. Yesu yatubwiye ngo ubemera, utwemera twebwe, aba yemeye Yesu, kandi uwemera Yesu aba yemeye yatumye Yesu. Ni ukuvuga ngo turi abantu dushobora gutuma Yesu yemerwa cyangwa bamuhakana. Reka duhaguruke twisengere. Biroroshye kuko ni urugendo. Icyo usabwa byibuza no gutera intambwe ya mbere, esikariye ya mbere. Wajya kuvuga amagambo adakwiriye muri karitsiye, ukibuka ko uhagarariye umwami w'abami, ukayarekaho kugira ngo uyasohore, agakomeza akabira mu mutima wawe. Igihe kizagera Mwuka Wera n'ibyo kubira mu mutima wawe bigukuremo. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko uhagarara muri karitsiye ugatera igipfunsi nk'abandi, ugatukana n'umugore wo hirya mu rundi rugo nk'abandi. Kuko dufite umurimo. Ibi mbabwira si ibyo kuba kugira ngo abantu baturebe, ahubwo ni kugira ngo bitubere ubuzima, kuko biranakora umuntu ari wenyine. Ntabwo ari ibyo gukorera ijisho ry'abatureba, ahubwo bibanza gukora muri twebwe turi twenyine, noneho twajya mu bandi ibyo twiyubatsemo bikabageraho. Si ibintu byo gukorera abantu, ni ibintu byo kubakwa mu mutima wanjye, njyewe ubwanjye ndi jyenyine. Babonye ubushizi bw'amanga bw'abigishwa ba Yesu, bw'intumwa za Yesu, babareba bagasanga ni abanyamusozi, ntabwo bizi ngo ariko bagira ikintu bibuka ko batindanye na Yesu. Gutindana na Yesu gukwiye kuzana impinduka mu buzima bwacu, gukwiye kuzana impinduka muri details, muri detaye, mu tuntu n'utundi tugize ubuzima bwacu. Ntabwo impinduka dukeneye ari iza hano ku gatuti turimo kuririmba no kubwiriza. Hano hantu tuhamara umwanya muto, tuhamaze amasaha 2 cyangwa sinzi angahe, turisohokeye turigendeye. Bibuka ko batindanye na Yesu. Imyaka tumaze tugendana na Yesu nituzanira impinduka, kuko we have a mandate. Dufite inshingano y'icyubahiro iri supreme ikomeye yo guhagararira Kristo. Hari abantu badukingurira imiryango bakongera bakayidukingira kubera imyitwarire yacu. Hari abantu basuzugura iby'Imana, bavuga ati birasa birimo iki, kubera imyitwarire yacu. Ndagira ngo usabe Umwuka Wera agushoboze gukora cyose, gutekereza cyose, kwitwara mu buryo bwose, byose ubikora nk'ukorera Imana. Bizaguha ubutsinzi,
izaguha imbaraga. Nujya no guhagarara ahantu hadakwiriye uzibuka ko ubereye Imana, aho hantu uhagarare. Nujya kuvuga ijambo ridakwiriye uzibuka ko ubereyeho Imana, nturyemere. Nujya gutekereza ibintu byanduye uzibuka ko Imana iri kumwe nawe no mu mutima wawe, ntiwemere ko byicaramo. Uzanoza, uzubakisha izahabu. Ngo bashatse impamvu kuri Daniyeli, abanyeshyari, abantu bamwanga, abantu bamufitiye ishyari, ngo bamushakaho impamvu mu by'akazi, basanga nta kintu na kimwe yica, abikorwa agomba kubikora, ngo bamuburaho impamvu. Ngo baravuga ngo reka tumutegere ku mategeko y'Imana ye. Abantu babi bazahoraho. Ushobora kuba urimo kumbwira utari kumwe, ntabwo uzi abantu tubana, utabatekinitse se ngo babeshye, wabishobora? Ntabwo ushinzwe kubashobora, kuko iyo mirimo turimo n'ahantu turi burya si twe tuhibesha. Ushobora no kubivangavanga kandi n'ubundi ntuhagume. Imana iyo irafunze nta muntu ukingura. Ariko ibuka guhagararira ubwami bw'Imana mu rugo rwawe, mu rungano rwawe, ku kazi kawe, uhagarariye ubwami bw'Imana. Iyambura intege nkeya, murogera Imana, ubwira umwuka wawe uti mpindura, kanwa kanjye kavuga ibintu bidakwiriye, mpindura ngira umujinya w'umurandura nzuzi, mpindura imyitwarire yanjye ntikwiriye, mpindura. Ubunyamusozi ntibumvaho kandi maze imyaka nigira kuri Kristo. Ndakwinginze, senga mu magambo yawe matoya cyangwa magufiya, umusaba imbabazi kandi umusaba imbaraga. Ntagusaba ibirenze ubuntu wahawe, aragusaba ibingana n'ubuntu wahawe. Hari abantu bazagirira inyota Imana kubera wowe, hari n'abantu bazahinyura iby'Imana kubera twebwe. Data, ndabizi kuri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Waduhaye mandate y'icyubahiro, waduhaye umurimo w'icyubahiro, waduhaye kuguhagararira mu isi, waduhaye kuba amatabaza ngo muri iki gihe kibi kirimo abantu b'abahemu n'abagizi ba nabi, ariko dushyiraho kugira ngo tube amatabaza yakanya guhora ku ngoma. Si uko twari abanyembaraga, si uko twari tubishoboye, ariko nuko wizeye ubutumwa bwiza washyize muri twebwe. Ngwino udushoboze mwami w'abami. Dusabye imbabazi ahantu izina ryawe ryatutswe ku by'imyitwarire yacu, bakavuga ngo buriya basengamana ki, bavuga iki, ko nta kintu kizima tubabonana. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyir'ingabo, tugusabye imbabazi, utubabarire, udukize, udutabare. Mwami, twamaze ibihe twubakisha ibikenyeri n'ibyatsi, imirimo itagira umumaro, ariko turaje ku birenge byawe ngo iminsi dusigaje kubaho uduhe kubakisha izahabu. Abagabo bubakisha izahabu, babakisha izahabu, abagore bubakisha izahabu, abasore n'inkumi. Mwami, imyitwarire yacu, imirimo yacu ibinogeje rwose, abantu batubireho impamvu bibatere kugupfukamira no kubaha izina ryawe twitirirwa. Utwuzuza ubwenge bwawe, udukosora ibyo wacu batadukosoye, utwigisha imyitwarire, ukora umurimo wawe uko wakukoze mu mitima yacu, tugahinduka tugakizwa. Reka umurimo wawe umeneke n'inyuma mu ngeso zacu n'ibitugaragaraho nyaguhora ku ngoma, kuko uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Utwongera andi mahirwe mwami w'abantu. Hari abantu bafite uko batuzi, ariko twongera andi mahirwe tuguhagararira uko bikwiriye. Mukunzi mwiza, dushoboze, dushoboze, utumare mu mwami ibintu byose byatuma izina ryawe risuzugurwa. Utwibutse ko twikoreye ubutumwa bw'icyubahiro. Dufite mesaje ifite gukiza, dufite mesaje izana amahoro mu mazu y'abantu, dufite mesaje ishobora guhesha abantu gukira no gukizwa no guhabwa ubugingo buhoraho. Iyo iri ku bitugu byacu nitwe tuyikoreye mwami w'abantu. Duhe imbaraga, uduhindure duse n'ubutumwa bwiza twikoreye. Utwibutse ko ari ibyacu twese mwami w'abantu. Tukubera abahungu n'abakobwa bashobora gukoreshwa imirimo y'icyubahiro, amavaze, ibikoresho bifite icyubahiro, ibikoresho bitagukoza isoni mwami w'abantu. Ndagushimira kuri Imana y'amahirwe ya kenshi. Ndagushimira ko utatinye kutubwira ngo abatwemera ni wowe baba bemeye. Ntiwari ubiyoboye ko turi intege nkeya, ariko nuko wari ubizi ko ufite imbaraga zo kudukiza.
wari ubizi ko muri wowe harimo imbaraga zihindura umuntu. Turakwemereye uduhindure, uduhe kubakisha izahabu umunsi ku munsi, mu mivugire yacu, mu migendere yacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, uduhe kubahisha izina ryawe. Hari n'ibyo tutamenya mwami ko bitukisha izina ryawe. Tuzanye akavuyo hirya no hino aho dukorera n'aho tubarizwa. Ni bande binjiye bakererewe, ni bande bateje urusaku, ni bande bateje impaka, tukabikora mwami twibagiwe, maze bigasuzuguza izina ryawe. Utubabarire kandi utwongera andi mahirwe yo kuguhagararira uko bikwiye. Ndagushimira ingabo ufite ku isi natwe turimo. Utwubake turubakika, udukoresha uko ushaka. Twibutse ko dukora byose nk'abagukorera wowe databuja mukuru. Turinde gutsindwa, turinde gucogora, turinde kunanirwa, turinde kugukoza isoni. Aho dufite intege nkeya ngwino uduhe imbaraga. Ndasenze nk'umwana wawe ufite ibintu arwana nabyo yanga ariko akisanga yabikoze. Uyu mwanya imbaraga zawe zibohora zimanuke mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abohoke burundu. Urakoze data, tuguhaye icyubahiro. Urakoze kuba dushoboje kuba mu nzu yawe. Umugisha abana bawe batanze umwanya wabo kugira ngo babe hano hantu, ubaha umugisha. Umugisha badukurikira online, ububake nyagora ku ngoma, bari kuguhagararira aho bari. Turavuga umugisha ku gihugu cyacu, turavuga kurindwa, turavuga kuvuga neza, turavuga uburumbuke no kwimvura mu gihe cyayo, no kwihutisha ubwenge bwatera abantu kumenya imikorere bashobora gukora n'igihe imvura idahari. Hagurutse mwami, hagurutse abayobozi bafite umutima umeze nk'uwawe, kugira ngo twite cyangwa dukore neza, dukorere abaduhaye kuyobora nyabora ku ngoma. Habeho uburinzi ku bayobozi bacu, habeho kurindwa ku banyarwanda. Uduhere umugisha muri iki gihugu, haduhera amahoro n'ibyiza, kandi imitima y'abanyarwanda yature kuri umwami. Mavu yacu agupfukamire, tukubahe. Imiryango y'abanyarwanda uyikize ahari ubwihebe, ahari ugushoberwa, ahari ubusinzi n'ibiyobyabwenge. Ubohora abahungu bawe n'abakobwa bawe muri iki gihugu nyagora ku ngoma. Ntiwemere ko Satani adutwaza igitugu, ahubwo imigambi yawe isohozwe. Saba umugisha abana bawe barambuye ibiganza byabo kugira ngo batange. Saba umugisha abamaze umwanya bicaye hano hantu. Saba umugisha batabonye icyo batanga babyifuzaga. Ndabasabira umugisha wo gukora, bakingurira imiryango yo gukora nyaguhora ku ngoma, kandi ubigisha ubwenge bw'imigenzereze. Iyo tutareba tutazi naho twahera, uduha amaso yo kuhamenya. Uwiteka Mana Nyiringabo, twereke Uwiteka Mana Nyiringabo aho twakoreshereza amaboko yacu tukabona umugisha, kandi twakora byose nk'abagukorera. Icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Bari baha umugisha, ibagire neza. Reka turamukanye dutahane amahoro ya Kristo. Basabye urubyiruko ko musigara, ndibutsa amahoro yo gusiga ku munsi w'ejo.